ndabizi. Ubundi imyidagaduro y'abakobwa yabaga tugiye guca ubwatsi, tugaca ubwatsi tukabuhonda, twamara kubwanika tukidagadura, bazunguza imigozi tugasimbuka. Ariko iwanyu bakubarira amasaha uri bugereraho, ubwo tukagira nyine twakwidagadura gato. Ni abakobwa gusa, nta muhungu pe, nta n'umuhungu watunyuramo ngo atubwire ati mwiriwe cyangwa mwaramutse, kereka ashaka urupfu. Mukecuru, turabasuje abakunzi ba Nabof TV, turizera ko mumeze neza aho muri hose. Tugeze muri wa mwanya w'ikiganiro ahahise. Mu kiganiro ahahise cy'uno munsi rero turaza kuba turi kumwe n'umushyitsi, ni umubyeyi ukuze, umukecuru, aratwibwira, araza kuba tuganirira ahahise he, ahahiseho mu gihe cye, uko byari bimeze muri rusange. Ntujye kure, ni mu kanya. Gendewodi iradukunda, ni Nabof TV. Mukecuru aho neza? Ntacyabaho. Amakuru yawe? Neza pe. Amazina yawe bakwita nde? Amazina yanjye banyita Melania Mukarurinda. None uratwibwira, tubwire uko aho wavukiye, igihe wavukiye, kugira ngo tuganire neza tuziranye. Aho navukiye rero nahitwa Iriba. Mbere hari muri Gishamvu, none ubu ni muri Huye. Naho navukiye, aho nashatse nahitwaga ku Gasharu, ariko naho hakaba Iriba, naho hakaba ari muri Huye. Ubu rero nahavuye muri 65 nimuka nzi Bugesera. Yego, wavutse ryari? Navutse 45. Ukwezi urakwibuka? Ukwezi hari muri Mutarama, hari mu kwezi kwa mbere ku itariki 10 ngo na 7. Uvuze itariki 17 mu kwezi kwa mbere 1945. Mukecuru, none ndashaka ko utuganiriza, utubwire mu myaka yawe ukiri muto byabaga bimeze bite, ukuntu ubuzima bwagendaga ku mashuri, mu buzima bundi busanzwe bwo mu rugo. Tuganirire nyine, utubwire mu bihe byawe. Ubanza kunyibwira? Ushaka nkwibwire? Wagiye nakwibwiye. Njye nitwa Eodi. Iradukunda. Ndabishimye. Mu gihe cyacu rero hamenyeye ubwenge. Urumva igihe natangiriye ishuri sinkizi, ariko giye kuva kwanjye mu ishuri nahavuye mvuye mu wa 4. Wa 4 ariko nari ntarawurangiza, nayo ngejeje hagati. Wavuye mu ishuri ugeze mu wa 4 primaire? Ni primaire. Niki cyaba cyaraguteye kuva mu ishuri ukiri muto? Nahakuwe n'urugo. Wakoze urugomo? Wakoze urugomo bwoko ki? Umwarimu yari kujya kuncira mu maso jewe. Mwarimu yaguciriye mu maso ufata icyemezo cyo kuva mu ishuri? Mvayo. Kera rero ntabwo ari kimwe n'ubu, kuko kera umwana iyo yavaga mu ishuri iwabo baravuga baturakazanya kwizana, bakaguha imirimo yo mu rugo. Ariko ubu ntiyavamo, ababyeyi bariza b'iki gihe. Twebwe nta wamuzi ishuri icyo ari cyo. Ubwo warize kuva mu wa mbere, mu wa kabiri, ugize mu wa 3, mu wa 4 urivamo, mu rugo babyakira neza nta kibazo? Yego mana, nta kibazo. Nahise mfata inkoni njya mu nka, naba ntaragiye nkirirwa mpinga. Urumva? Dusubiye inyuma gato, kugira umwana atangire kwiga byasabaga iki? Utangiriye muri primaire byabaga bisaba iki? Byasabaga iki se cyahe? Ko ari ababyeyi b'injiji. Ntacyo byasabaga. Ute kuki? Wabaga umwenda ubonetse wese, nta niforume zabagaho. Akendi wanyu bakwanduriraga mu isoko kose waragenda gukiga, nta kibazo. Nuza amafaranga mu wa mbere batangaga 10. Mbega byagendaga bisumba nuko imyaka imeze, kuko njya kuva no mu ishuri iwacu bampaye amafaranga 40. Ngiye gukaraba hitwa muri Migina aho twambukaga, noneho amafaranga nyarambika hasi, ndakaraba ndangije ndigendera. Ngeze mu ishuri umwarimu yabajije arankubita, nukankubita ndataha. Ngiye mbibwiye iwacu bampandi, 9 yajyana nyagejeje. Icyo gihembwe ndakiga
ndakirangiza nangiye icya kabiri nuko nibwo nako umuntu namunyibukije urampemukiye nibwo ampemukiye ankubise maze kunkubita rero nanjye birajagura ndiruka none nabwira abanyeshuri ngo banyirukankane ndabasiga maze kubasiga ngeze hepfo bafashe nsubirayo nsubiye ati ndakwica nturanyica ariko nanjye ndakwereka noneho nongeye kugenda ngira nyankora hasi nkora ibuye nariteye rwose nta biramutse mbonye mumenya agahanga aravirirana ahita ajya kwa muganga kuko abanyeshuri n'abarimu n'iki bavurirwaga ubuntu ajya kwipfukisha bukera abo twigana baje bati azakwica noneho nyakwicwa n'umuroza nzaba ngarutse imbere ye uyu gutuma uva mu ishuri gutya mva mu ishuri ubwo namaze icyumweru bitangira gutangira ahantu bitaga ngo kibeho bibeho amashuri y'ibibeho yigishwaga n'abarimu b'abagabo niba bari barize bari abo batora batwigishaga hagati igisima yego rero ndagenda ndahiga ukenda komezwa maze gukomezwa ndagenda mpita nibera amayibobo mu rugo ariko nakaba amayibobo ni ukuri igifaransa twari dutangiye kukiga turi mu wa gatatu nicyo cyaje kunguruka ariko gusoma no kwandika nijye byabarizwagaho ubwo rero byagiye binyoyokana ariko ku buryo bw'uko n'ubu nagerageza uzi hari agafaransa uzi akahe nta n'agake akahe ko kazimiye nese kwandika wagira ngo ndacyandika iyi mitsi ntinkundira ubu se icyo gihe hari nka ryari nimba wibuka neza wari ufite nk'imyaka ingahe icyo gihe mva mu ishuri se navuyemo muri 10 we afite imyaka 10 hanyuma none se nyuma yuko uvuye mu ishuri ubuzima bwakomeje gute wagiye mu rugo nyine uri kuvuga ngo waragiye bamayeho mu rugo wageze mu rugo ukajya ukora iki bahute banute n'ababyeyi bigenda gute mu rugo ubundi nkajya ndagira inka noneho nimugoroba mu masaa 8 hakagira uza kunsimbura yaza rero kunsimbura noneho jyewe nkaza ngakora imirimo yo mu rugo cyangwa se nkajya mu gishanga guca ubwatsi ubwo wumva ngo twararagiraga twiriranwaga intamyi n'intango tubuha utwibo imice twayiboheraga mu rugo ariko twibo twatuboheraga mu gasozi aho turagiye ubwo rero noneho bukeye maze gusonga utubere ntangiye kujya mbona dushotorana n'abahungu twirirwa turwara n'umuhungu urubyogo ngo nakageza nimugoroba ntera iwabo kumurega iwacu bahita bati vamo icaraho bakura musaza wanjye mu ishuri abari uzijyamo nta by'ishuri by'icyo gihe rero wavugaga kada n'abize bigiraga ku gahato kabo aho burya kugira ababyeyi batize baragatsinda hanyuma tuvuye ku buzima bwawe gato ubundi ubuzima muri rusange aho mwari mutuye bwari bumeze gute haba ku mibereho isanzwe imirire se imyambarire ubuzima bwose muri rusange byari bimeze bite uzi iwacu ko hari hameze iyo habungubu haba ari nk'aha ngaha hari mu gikungu cyane niho imyaka barizwaga buri cyumweru habaga hari urwagwa twaba rudahari babona bagiye guca ibitoki byo gutara bakenga amarwa nawe wari uzi kunywa amazi aho ngaho muri riba nta wanywaga amazi iyo iwanyu babona ngo ugiye gusuka amazi kuyanywa barazaga bakayigushikuza bakakumenaho none se aho ukuriye ubaye umukobwa mukuru w'inkumi ho byari bimeze bite n'abandi bana baho ngaho aho mwari mutuye wenda muri iyo quartier cyangwa muri iyo centre cyangwa kuri uwo musozi niko mwabyitaga mwebwe ndibaza byari bimeze bite mwabaga mukora iki n'urungano byabaga bimeze bite senda kubaza twakoraga twarahingaga warazindukaga saa 11 ukabuvuye kuvoma cyangwa bari bwenge bitoke ukabuvuye ahitwaga mu gikombe kwahira ishinge iza kubyenga ubwo waza ukajya gukora isuku iyo mu rugo ugakubura ukarangiza warangiza haba hari nk'umugenzi wawe uzaho gusura ubundi rero kereka mu minsi twabaga tujya kwiga mu kiliziya
tumaze kuba utuntu tw'utwangavu twigaga ku wa mbere, inkumi zikiga ku wa kabiri, abasore ku wa gatatu. Ubwo icyo gihe twaba tutagiye ukaba uri muhira, nta mukobwa wari uzi ko azerera. Muri ibyo mwigaga ukwanyu n'abahungu bakiga ukwabo? Kubera iki? Ntibiganaga. Kubera iki? Ndabizi. Naho mu kigo cy'abakobwa cyari hepfo ahitwa mu Kibikira, noneho ikigo cy'abahungu kikaba mu Gipadiri Kasi. Noneho twaba tugiye mu masengesho ya saa sita y'indamutso ya Marayika, ubwo abahungu bakagira uruhande rwabo bicaramo, abakobwa nabo bakicara urwabo. Abahungu n'abakobwa se bahuriraga hehe? Cyaraziraga. Nese mukecuru, mu gice cy'imyidagaduro mwidagaduraga muti? Wenda nkatwe muri no minsi habaho ibitaramo, habaho amacentre de jeunes cyangwa se amahuriro y'urubyiruko. Mwebwe mu gice cy'imyidagaduro byabaga bimeze bite? Igice cy'imyidagaduro se ko ntabonaga tujya gukina, ndabizi. Ubundi imyidagaduro y'abakobwa yabaga tugiye guca ubwatsi, tugaca ubwatsi tukabuhonda, twamara kubwanika tukidagadura, bazunguza imigozi tugasimbuka. Ariko iwanyu bakubarira amasaha uri bugereraho, ubwo tukagira nyine twakwidagadura gato. Ni abakobwa gusa, nta muhungu pe. Nta n'umuhungu watunyuramo ngo atubwire ati mwiriwe cyangwa mwaramutse, kereka ashaka urupfu. Mukecuru, dusubire inyuma gato mu gihe wari ukiri ku ishuri. Igihe wari ukiri ku ishuri ni mu myaka mitoya, mu wa mbere, mu wa kabiri no mu wa gatatu, mwakoreshaga ibihe bikoresho? Ibikoresho rero twakoreshaga akantu kanziga enye k'impande enye, k'urubaho rumeze nka sima, bashyiragamo utubaho twa mpande enye, noneho ukagashyira imbere yawe. Ubwo itushi ryabaga riri imbere ku ntebe mwicaraho, noneho bakagashyira imbere yawe, ugafata inuze, umwarimu akandika ibintu ku kibaho, yamara kubyandikaho noneho nawe ukajya ubyandika kuri rwa rubaho rwawe rutoya. Rwagucika rwakwikubita hasi rwaguraga amafaranga 40, abazi ko bukiyajyana. Bageza nk'igihe cy'isangahe, ubundi urumva ko umwaka wa 4 n'uwa 3 bigaga igitondo n'ikigoroba ntibataha. Mukecuru, dusubire gato ukiri ku ishuri. Ukiri ku ishuri watubwiye ko wagarukiye mu wa 4. Mbere y'uko uva mu ishuri, ku ishuri mwigaga muti? Mwakoreshaga ibikoresho bihe mu kwiga? Ibikoresho twakoreshaga, nahubwiye ko twandikaga ku rubaho. Urubaho barushyiragaho utubaho 4, kamanuka hano n'agatambika, n'akamanuka n'agatambika. Izo mbaho mwasangaga ku ishuri cyangwa n'ababyeyi bazibahaga? Reka nta kintu umubyeyi yaduhaga cyo mu ishuri. N'amakaramu aho dutangiriye kwandikira mu ikayi, amakayi twayasangaga mu ishuri. Umwarimu akabanza akaturagenda arambika imbere y'umuntu. Noneho wahagera rero ni prime, abari prime nako twandikishaga kari k'agaprime kameze nk'akanuze twakozaga mu kidonyi. Cyabaga hari mu kinogo kimeze gutya ku ntebe, bagashyiramo ikidonyi. Noneho tukagenda, umuntu abaha 2 bagakoza mu kidonyi kiraha iburyo bwabo, abandi 2 zari intebe zicaraho 4, abandi 2 nabo bagakoza mu kidonyi kiraha. Ujaburiraho wino bihita bijabama, ugahindura urundi rupapuro. Nuko ubwo rero nibyo twandikishaga aho tumariye gusobanukirira, tukabyandikisha. Kwandikana nimba ishoboye, kandi umwaka wa 4 w'icyo gihe ni nka sogonderi y'ubu, barigaga pe. Mwarigaga. Hanyuma twari tugeze mu gihe wari ukuze, ufite abakobwa b'inshuti zawe, mujyana guca ubwo bwatsi, mukagira n'ibindi bintu mukora. Hanyuma ntaho mwagiraga muhurira, nta bahungu mwagiraga mujyana muri ubwo guca ubwatsi? Babaga bari ukwabo nabwo nk'uko babitubwiye ko babaga bari ku ishuri ukwabo? Umva nagiye ukubeshya, umuhungu wiyangaga twanamubonaga no haruguru yaho turi. Kubera iki? Yarakubitwaga pe. Nimwe mwamukubitaga? Kamubaga agataha. Abakobwa bafataga umuhungu bakamukubita? Mwari mwarawukuyeho uwo muco? Mwari mwarabitojwe nande? Ntawe, ubwenge bwacu twagaga tuyamaga abahungu. Ndakubaza, ni iki cyari cyarateye kumva ko mutagomba gushyikirana nabo? Shyikirana n'abahungu kandi atari cyo gihe cyariho.
iwanyu ari so ari nyoko ari musaza wawe akabona akaza akabona uhagararanye n'umuhungu muri kumwe, oya cyaraziraga ni ukuri. Cyaraziraga mana yanjye, oya. hanyuma twihuse aho umariye gukura mugeze mu gihe cyo kuba mwashaka, imirambagirize yabaga imeze ite? Cyane ko wumva mutanahuraga n'abo bahungu, kubana n'umuntu mukiri mu gihe cyo kurambagizanya byabaga bimeze bite? Yari amashuri nk'ayandi, kuko kubana n'umuntu utazi, umva twaba tubereye abakirisitu twamenyaniraga nko ku kiliziya, urumva twaba tugiye nko mu misa, noneho abahungu bakitandika nk'ariya, niho bazanyaga ngo ariko uriya mukobwa n'uwahe, ubwo nka bagenzi be bakamubwira bati uriya mukobwa n'uw'iri bakwanaka, akaritwara mu mutwe akigendera. Ubwo niko twarambagizwaga, noneho mukazacya akaba afite nka mwene wabo nyine kuri ako karenge, yenda n'uw'inyaruhengeri cyangwa n'uw'iriba cyangwa n'uw'ibuvumu. Noneho akazabwira umuntu ati hari umukobwa nabonye umeze gutya na gutya, ati uzambariririza iwabo uzajya kumumbariza. Ubwo akazaza, mbega agiye naranzwe na muramukazi wanjye twari duturanye. Noneho akazaza yamara kuza akabaza nk'iwanyu, yamara kubaza iwanyu rero, iwanyu akati umuhungu wa naka namwemera iki umugeni, bakakubaza ngo hari umuhungu uri ugushaka. Uko iwacu nari naranze abahungu benshi, noneho rero uwo nguwo ari kubw'Imana yakwandikiye yabaga atarategurwa. Abaje kunsaba kumbaza, papa akababwira ati reka niba mushaka uzajya kubaragirira ihene. Bari barakugize nk'umushumba? Oya, sinari nk'umushumba, baravugaga ngo ndacyari muto. Wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 17, niho batangiye kundambagiza. Biruhiraho ngeza muri 18, 19, mbega narongowe mu mwaka wa 20. Nibwo washatse umugabo? Nashatse umugabo. Byari bimeze bite? Byagenze bite kugira ngo we noneho umwemere umusange? Mushaka ntamuzi, ariko kandi anyura imbere y'iwacu avaho kwa mushiki we, nawe agatinya no kureba mu rugo, agakomeza akizamukira akigendera. Ariko we yarakuze? Ubwo yaranzi, sinzi uko yamenyaga, ntumbaze. Noneho bo barakumenyaga abasore, kuko barwaniraga, iyo babonaga bashaka umukobwa barasohoka nko mu kiliziya, bagasohoka mbere bagahagarara ahantu hitaruye. Noneho bakabwira nka mugenzi we atari kuri ya mukobwa naka ko numvaga mushaka, nuko ati shati nanjye ndamukwemerera rwose agukundiye, turazagukundira. Kuri imbere akabutindi gutyo, mbona ndarongowe, maze kurongorwa mbona ndabyaye. Mukecuru uretse gato uko kwihuta, byari bimeze bite ubukwe? Wakoze ubukwe cyane? Byari bimeze bite ubukwe bwanyu? Bwabaga bumeze bute? Ubukwe bwacu iyo mwamaraga gushimana n'umuhungu nyine, ko gushimana yarazaga umuranga yaramuzanaga, akaza aherekejwe n'undi muhungu. None yaza aherekejwe n'undi muhungu, nawe babikubwiye ukabwira nk'abakobwa babiri bagenzi bawe, mukicarira ahantu kure, mukagege mukagira, nabo bakicara nko muri saro. Noneho kugira ngo azakumenye, noneho ubwo bakaza kugira bakavuga bati hano, bakabwira nka musaza wawe bati hano twashakaga umukobwa, noneho ndati ko abakobwa bari hano ari abandi bati ko ari benshi, murashaka uwuhe? Noneho bakohereza umwe muri mugenzi wawe, umuhungu akamwanga. Noneho akagenda uwa kabiri, umuhungu akamwanga. Noneho wowe bakaguhereza agacuma k'urwagwa n'ikibabi cy'itabi, ukagenda ubyitwaje, abakobwa bakaguherekeza ukamuhereza. Amara kumuhereza ukicara, dore ureba hariya, ukicara utunywa mudahuza n'amaso. Wagira Imana rero bamara kuvuga bati mama rero murarebanye, jye mukecuru nako jyewe
bite byawe uyu muhungu se ko yagushakaga ubwo ngahita mpaguruka nisubirira muri cya gitanda cyanjye. utemeye utanahakanye? Nemeye ntanahakanye, reka iwanyu nibo bemeraga. Ni ukuri nta mukobwa wavugaga ngo aranga umusore cyangwa ngo aramukunda. Iwanyu bangaga babaga bamwanze, kandi ahanini iwanyu bangaga urugo rwa naka, ntabwo babaga banze umusore. Nese mukecuru, kubana n'umuntu gutyo utamuzi nawe atakuzi, mutaragize igihe cyo kuganira kumenyana, ariko mukabana mukamarana imyaka irenga 40, ubona ari nk'irihe banga ryabaga ribereyemo ibyo bintu? Ibanga nyine ry'Imana iba yashatse kwikorera ibintu. Nese reka mbaze nkubwire, hari umugabo wanjye twarebanye gutya, ahita agenda, bukeye iwabo batumaho batari bitoya, baraza bafata irembo. Gufata irembo ni ukuzana isuka n'amarwa n'urwagwa. Noneho yaba bemeye ko muha umugeni bakamusasira ikirago. Hari akarago k'agasunda mama yarakundaga kubiboha, nawe jye namuhaga imice mitoya. Noneho bakamusasira ikirago. Noneho akagenda yamara ibyumweru bakavuga bati turashaka kuza gutebutsa. Baza gutebutsa bakazana inka baciwe, isuka ikaba yaraje gufata irembo mbere, noneho bakazana inka, bamara kuzana inka bene gusasirwa ikirago. Nta wabaga kibaciye iruhande, uwasasirwaga ikirago yabaga asasiwe ikirago. Niba ugeze mu nzira ukavuga uti umusore simushaka, kiye gushaka iwanyu bagutema ahakwica. Nuko wamugiragaho icyo, iwanyu babaga baramwemeye. Ngatubwire ku munsi w'ubukwe bwawe nyirizina, uwo munsi w'ubukwe bwageze byari bimeze bite? Ku munsi w'ubukwe rero ni amayobera. Ni amayobera. Ku munsi w'ubukwe urareba, ubukwe mwajyaga kwigishwa mbega kuwa gatanu. Kuwa gatandatu impeta twazitahanaga kuwa gatanu. Umuhungu noneho baziduhaga nta mugisha bazihaye. Kuwa gatandatu bakagenda bakaziha imigisha. Nta ucira nta ukoma, mugasezerana, mwamara gusezerana mwakanyura hakajya iwabo, undi akanyura hakajya iwabo. Noneho wagera iwanyu we mukobwa ukajya kwa musaza wawe cyangwa kwa nyogusenge cyangwa ahandi, niho wahagurukiraga. Ubwo amata niho wanyweraga amata, ko nta mugeni wahagurukaga atanyweye amata, cyaraziraga. Wakoze ubukwe wambaye gute? Bwari ubwenda bwa burusu. Bwari ubwenda yari burusu nako, dore wari umwenda w'umweru usa nkaho w'igitare. Ariko nyuma yaho twebwe twaje gushyingirwa nk'abazungu, hari ubwenda buriho ubuntu bw'ubunyenyeri bw'imyeru ariko. Ndavuga ubukwe bwawe wowe wari wambaye gute? Nari nambaye umwenda w'intuze, umwenda w'umweru abageni bambaraga nyine bose, ariko urimo utuntu tw'utunyenyeri. Naho abambere yacu bambaraga burusu. Mu mutwe n'amasunzu. Yewaga we, wararisokozaga maze ubundi wagenda rikagenda ribogaboga. Yani isunzu ryanjye niryo nakundiwe cyane. Mungu wagutwaye yari yabonye amasunzu. Nawe yamaraga kugera dukabiranije yavugaga ati sha, ese nawe naragukuriyeho isunzu ngo mwakure. Iyo umukobwa amaraga kushaka yahitaga bamukuraho amasunzu? Barayogoshaga. Wamaraga ibyumweru ibi warashyingiwe, nyoko matisi bakaza kukogosha. Bamara kukogosha noneho sobukwe akaguha inka. Nawe mubakenera akaguha umungoti w'urutoki atari inka. Ubwo inka ukazayifata iwanyu wagiye kugera mu rugo y'amasunzu nyine. Nuko ubwo rero ubukwe bukaba abundi kugira ngo muzagire mubane mwarabanaga nyine. Umuntu usamarana n'undi cyumweru ntabamufashe umuco. Abahungu bo byabaga bimeze bite ku myambarire? Bambaraga nyine agashaka. Ese bambaye inkweto mukecuru? Atakaburata. Nuko zisa. Wagiye mu ubukwe bwawe wari wambaye ibirenge? Ibirenge. Wagezeyo akavumbi katakurenze? Urabona nsohoka kamambiri iri mu kirenge ukayibona kamambiri zariho. Oya, cyakora abahungu hari harajeho ubuntu bw'ubutantufure.
nka ziriya zanjye jya uzibona bw'ubutantufure bw'ubukake cyangwa bw'ubweru umuhungu rero warukubisemo n'agapataro ka kake n'agashati ka burusu naho kubwo akaba yabaye umuzungu nuko mugakora ubukwe mwe mukiyambarira ibirenge mwe mukiyambarira ibirenge oya twe byari ibirenge nta nkweto zariho pe sinari nzi nuko inkweto zisa no mu maduka twajyaga sinari bwahabona urukweto n'abapapa bikenyereraga imishanana yabo n'ibirenge byabo nta nkweto zari. none se wambara inkweto bwa mbere hari ryari? njyewe nambara inkweto bwa mbere inkweto bwa mbere nazambaye ngiye kubatirisha umwana wa 7. warashatse byari imbyaro 7 ukiyambariye ibirenge? ibirenge byanjye yego. ubwo rero ngiye kubatirisha umwana wa 7 niwe iwanjye yajyaye ashoye ikahu maze gushora ikahu agura imyenda ye ipataro n'ishati n'ikote noneho nanjye ahita ngura imikenyero n'ubwo bukweto babwitaga ngo ntambwe buri jana. babwitaga ngo ntambwe buri jana. ntambwe buri jana bishatse kuvuga iki? kuko ari ubukweto budafite agaciro. bwaguraga ijana? bashwida banza bwaraguraga 500. urumva rero ko icyo gihe 500 ya kera zari zihenze. tugaruke mu rugo noneho ubundi imirire yanyu yabaga imeze iti? mwaryaga ibiki? mwari mutunzwe n'iki muri make? kurya wafataga ibishyimbo ugateka twatabiraga ibijumba muri make n'imyumbati noneho rero ugagira washaka guteka ugatera ibishyimbo ugashyira mu nkono ugatonora ya myumbati ukagereka ubundi ukaza kwarura ese imikarango twakarangaga ari amavuta yari ariho. urebye ubwo buzima bwose uko mbyumva biratandukanye cyane n'iby'ubu. iyo urebye u Rwanda rw'icyo gihe n'u Rwanda rw'umunsi urumva ko ni byose urebye hafi ya byose biratandukanye. ni iki ubona gifite itandukaniro rinini kurusha ikindi mu buzima bwo hambere n'ubuzima bw'ubu ngubu kuko nabwo uri kububamo? igitumye rero ubuzima bwo hambere ntaho nabugereranya n'ubw'ubu kuko ubu ngubu bw'ubu ni ubw'abana bize urumva. naho mbere koko burya ngo mukasine yavuze ati kutiga biragatsindwa. ubu urabona ibi bihe ni byiza pe urabona nabyo bigeze nkiriho. umwana zibye ziriya ntambara zaduciyemo zimaze kuducamo zikaduhekura zikagera gute zikadutwara abagabo ariko aho tubereye abapfaka muri icyo gihe cyacu barabaye umupfakazi ukabaho nk'uko turiho. oya wese muradufasha Kagame ati ntimugasaze rwose niko ibihe by'ubu ni ibihe byiza cyane. noneho urabona ko musigaye munarongorwa ntimugere n'iwanyu ngo mugatahira ku gasozi. si umukobwa wubanywa amatati arayagura. ibyo ngibyo Imana niyo nkuru naho ubundi ntaho bihuriye. ugereranyije ubu nibyo byiza. ubu ngubu nibyo byiza. uragenda niba umusore agushaka mugahuriraho ku ishuri mukaganira ubwo umuzi ubuzima nawe akuza ubuzima noneho bakazabibwira iwanyu mukagenda iyo musabirwa simbizi numva ngo basabirwa mu busitani siko numva noneho nanjye nabunywereyemo ariko unywereyemo ryari? harihina unywereye mu busitani ryari? kaneco bundi ni mu mwaka ushize. byari byagenze bite? ni ubukwe twari twatumiwemo mu busitani? mu busitani ngo muri mileniyumu kwa padiri kandi n'abarokore nabo bantumaho nuko ubu nihinnye nta bukwe ntatahaga. ubwo rero iby'ubu ni byiza muriga amashuri mukayaheza mugafasha abatishoboye ukamuha igitenge nk'iki akacyambara ni byiza bize ni ukuri iby'ubu ni byiza cyane ndabishima ko nibyo gihe bingejeje aya magingo. kwiga akamaro ko kwiga urakazi? akamaro ko kwiga ubu nakamenye barashize aho kandi n'abanye nta n'uwanjye utigeze yiga bakinariho n'abapfuye bose bapfuye bigaga. narapfushije abasore n'inkumi abana 9 ni benshi
bose rero bapfuye bigaga ariko abize bose bambeshejeho none se kwiga nabize nta muntu n'umwe nakoshya muri mwebwe ujye ukubita umwana umukubitire kujya kwiga ariko rero umwarimu go kubitira umwana baguhemukiye icyo cyagukuye mu ishuri urabyibuka namubwiza ururimi bimunanire kuko ubu mwebwe mwarize naza akakubwira ati mwarimu yankubise wowe uzavuga uti genda wige kandi umwarimu aragutoteza umwarimu aragutoteza akaguhabura n'utwara ufite tukakuvamo ariko ubu urumva uw'igikonda ko wagutoteje bakujyana n'uwo ku karamba bakujyana na hehe aho twebwe icyo gihe bari baratwifatiye urumva kandi abarimu kazi b'icyo gihe n'abarimu baho barishinze bari abasinzi bari bamwe b'ubugoroba bari abantu babi mukecuru urumva ko watuganiriye ubuzima bwawe ni ubuzima burebure umaze imyaka myinshi uraramye niko navuga noneho urebye urubyiruko rw'ino minsi ujya ubabona abantu urababona abajene cyangwa se n'abakuze ariko mutangana bakiri mu myaka mito bose igira ikintu watubwira ugira inama waduha nk'urubyiruko ugira inama wabwira nyine abadukurikiye bitware bate bifate bate ukurikije nabyita nk'uburambe bw'ubuzima ufite igira ikintu watuganirira dusoza mbare ikintu nabaganirira wodiye nabaganira ko mu gihe mufite akanya mwabuza biriya biyobyabwenge biriya bitabibanywa n'ibibi biyobya mu bwonko bareka ibiyoga babivemo yego ntawe utagira inyota ariko anyweye nk'agacupa kamwe agataha mu rugo nese ubu ngubu urabona hari abasore bubakirara mu rugo nese mwe mubakuriye nako ababakuriye hari ubwo babibigisha ntibashaka nuko babica ariko ibyo bihanya by'ibirara ntibyanze ntibabihisha bagira inama baca bugufi bakaragira u Rwanda rwabo ruri imbere bakabona ubuzima bwiza rwose bakava mu mikoke no mu mingoti bakajya mu buzima nk'ubwo namwe murimo urumva niyo nama nabagira nkagira urubyiruko rukagana ishuri bakiga ubu ntaho batakiga n'abasaza ubu basigaye biga kuko umuntu mu gihe byarumbaga kuri iyi saha ya 8:00 bimaze kujya kwikwiza mu kabari noneho bakagira nk'abayobozi bakabirundarunda bakareba ishuri babishyiramo bakabaha abayobora uko cya gihe wa wundi azibaza atoya sinjya ku kabari ngiye kwiga cya gihe azabareka abireka buhoro buhoro mukecuru urakoze cyane nawe urakoze kibondo mwabibonye rero twaganiraga n'umubyeyi ukuze atuganiriye ku buzima bwabo bwo hambere ko babagaho imirire imyigire imyambarire imishakire y'urugo ubuzima bwose yabutubwiye ashoje agira inama urubyiruko yo kwirinda ibiyobyabwenge kwirinda inzoga nyinshi kwirinda kwanga ishuri abagira inama yo kugana ishuri twari turi mu kiganiro AHAHISE ngendera dukunda Eodi ni na Bof TV ntibagirwe gukora subscribe tuzasubirana ubutaha Imana ibarinde.